macana imbaraga z'ubugingo mwami Yesu nashimwe bifurije umugisha w'Uwiteka Imana aho muri hose. Dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cyo kuva ibice 14 umurongo wa 26. Ariko tubanze dusenga Imana. Turagushimiye mwami Imana yo mu ijuru, izina ryawe nirihimbazwe. Uwiteka ujya witegereza ubwoko bwawe ukamenya uko tumeze. Mana yo mu ijuru, rikubane natwe rero kandi utegure imitima yacu kugira ngo ijambo ryawe mwami rigiye kumvikana mu mitima yacu. Urimeze mu izina rya Yesu, ryera imbuto kandi zigumeho. Urakoze urakarama, ijambo ryawe ritubere inkomezi mu izina rya Yesu Kristo urakoze, amen. Dusome ijambo ry'Imana mu kuva ibice 14 umurongo wa 26. Haravuga ngo Uwiteka abwira Mose ati, rambura ukuboko hejuru y'inyanja, amazi asubireyo ajye ku banyegiputa no ku magare yabo no ku bahetswe n'amafarashi yabo. Imana ishimwe. Imana ihabwa icyubahiro cyinshi. Imana yitegereje ababisiraheli bageze ku nyanja itukura, bagoswe n'ibigeragezo, bagoswe n'imisozi. Imbere ari inyanja, impande n'impande ari imisozi miremire, inyuma yabo Farawo abasumbirije. Hanyuma ngo Uwiteka ngo mu gicuku cya nyuma ngo maze yitamururira abisiraheli mu nkingi y'igicu. Hanyuma ku bisiraheli iyo nkingi y'igicu ibabera umucyo, bambuka inyanja nk'abambuka ku manywa, ariko ku banyegiputa ibahindukira umwijima. Ngo nuko amagare yabo atangira gukururika yanga ava mu inziga, nabo bagenda bahundana imitwe kuko byari bibabereye igicuku gikomeye cyane. Nuko rero Uwiteka abwira Mose, aramubwira ati, Mose, rambura inkoni yawe hejuru y'inyanja maze amazi asubireyo ajye ku banyegiputa. Nuko Mose abigenza atyo, ngo hanyuma ngo ayo mazi ngo ajye ku magare yabo, ku mafarashi yabo no ku bahetswe n'amagare yabo. Mose abigenza gutyo, aramburaho inkoni hejuru y'amazi, nuko ayo mazi ahita agenda arengera ingabo za Farawo zose. Urumva rero Imana yari iciye inzira ubwoko bwayo bwari mu kaga, bwari mu makuba, bucira inzira mu nyanja. Hanyuma Farawo nawe agira ngo iyo nzira nawe arayiciriwe, ntamenye yuko we atari uwo mu bwoko bwo kugirirwa neza. Nuko ingabo ze zikurikira abisiraheli, Uwiteka ahita aziroha mu nyanja. Rero ahangaha abisiraheli bari bamajije kwambuka inyanja. Imana ibwira Mose, iramubwira ngo ngera urambure inkoni yawe hejuru y'inyanja, hanyuma ngo amazi asubirane ajye ku banyegiputa no ku mafarashi yabo no ku bahetswe n'amagare yabo. Amazi ahita abarengera. Farawo akorwa n'isoni, aramwara, abona ko yakurikiye ubwoko budakurikirwa, akurikiye ubwoko butarwanwa, budatsindwa, kuko bufite umurengezi uburwanirira. Rero Uwiteka Imana yo mu ijuru nawe akwitamururire mu nkingi y'igicu, akwitegereze, amenye uko umeze, amenye intambara urwana nazo, amenye Farawo ugusumbirije, amenye amagare n'amafarashi, amenye intwaro baguteranye, maze Uwiteka nawe arengere, akurengere, agutabariye, akwambutse ikibaya umazemo iminsi, akwambutse inyanja umazemo iminsi, akwitamururire, maze ababisha bawe aba ari bo Uwiteka aramburiraho inkoni kugira ngo amazi akurwanirire. Imana rero nababwiye ko ifite ingabo nyinshi zikomeye cyane. Inyanja nayo
igiba ingabo, amazi igiba ingabo Imana irwanisha. Imana rero ibamera umugisha cyane. Farawo yaragukurikiye, Farawo yarakurwanyije, Farawo n'ingabo ze biguteye ubwoba, Farawo yarakomereye nabi, ariko uyu munsi Uwiteka kwitamururire, Uwiteka kwiyereke, Uwiteka amenye uko umeze, Uwiteka akumara umubabaro n'agahinda, Uwiteka kurwanirire kandi agutsindishirize, Uwiteka amarire ingabo zikurwanya zose mu nyanja. Imana ibamera umugisha mwinshi. Reka dusenge Imana. Mana nziza, Mana y'icyubahiro, witegereje Abisiraheli mu gicuku cya nyuma, uriyo bitamururira mu nkingi y'igicu. Haleluya, ubabera umucyo. Inkingi y'igicu itanga umucyo, Abisiraheli bambuka nk'abambuka ku manywa y'ihangu. Turagushimiye Mwami, reka umucyo wawe utangaze ku bantu bawe, babone neza yawe, babone ingabo zawe zibagose, babone igitangaza cyawe, babone ibyiza byawe, babone Mwami Yesu ubutabazi buguturutseho, babone yuko batari bonyine ahubwo uri kumwe nabo mu rugamba barwana. Urakoze rero Mana yo mu ijuru, kandi ijambo ryawe riratubwira ngo iyi nkingi y'igicu ngo ku Banyegiputa yababereye umwijima. Mu izina rya Yesu Kristo, ijambo ryawe riratubwira ngo higa bandwanya, urwanya bandwanya. Mu izina rya Yesu, ngo inzira y'abanzi banjye ihinduke iy'umwijima n'ubunyereri. Mu izina rya Yesu Kristo, reka inzira y'abanzi bacu ihinduke iy'umwijima n'ubunyereri. Kandi nk'uko Yesu wabigenje ku nyanja itukura, ingabo za Farawo zigashirira mu nyanja, reka byabarwanyaga n'ibyaduhigaga, byashakaga kutwica n'ibyashakaga kudusaza, byashakaga ko twibagirana, byashakaga kutumira bunguri, ibyo byose tubyohereye ikuzimu mu nyanja yakuno n'amazuku, mu rutumva ingoma ahataba inzira. Mu izina rya Yesu Kristo, iyi nyanja nibatwikire, ukuboko kwawe kwiza kuturwanirire kandi utsindishirize buri wese Mwami. Mu izina rya Yesu, natwe nitugera hakurya tuzakuririmbira, tuzagutambira ibitambo byokeje, kandi tuzagutura amaturo y'ishimwe. Tuzongera twubure inanga zacu, twongere turirimbe, twongere tugucurangire. Urakoze rero urakarama. Ngaho bana n'ubwoko bwawe, ubwitamururire uyu munsi, witegereze, umenye uko bababaye. Mana yo mu ijuru, buri wese umukoreho, buri wese umukize mu izina rya Yesu kubw'icyo yakuganiye. Urakoze rero, bana natwe kandi udufashe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Murakoze cyane. Reka Uwiteka akomeze kubamera umugisha kandi abitamururire. Mwumve video, mukore share, comment na subscribe. Murakoze cyane, turabakunda. Imana ibamere imigisha aho muri hose.